Mbahaye ikaze ukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguhe umugisha, Imana ikuzamurire imbaraga, Imana rwose mu gihugu cyo mu ijuru ibambira amahema kukurinda. Imana yashyizeho ibimera ngo tubane nabyo, tubyifashisha mu buzima busanzwe. Imana kandi ni umukozi w'umuhanga, ni inyampuhwe, irashoboye. Hari icyo abana b'abantu bananirwa, hanyuma ku Mana kikaba ubufindo. Uyu munsi wa none rwose ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha guteranira hano turi benshi. Akanya nk'aka ngaka rero mfashe umwanya kugira ngo baganirize ku ndwara yitwa ise yarembeje abantu, ndetse rwose turebe n'icyo twayikoraho. Mu by'ukuri ise ni indwara y'uruhu, ariko kandi iravurwa igakira vuba. Hari abantu bagira ise ikagufata rwose uruhu rwawe ikarutanyagura, umuntu ntubone ngo ni inzobe cyangwa se ntumenye ko ari igikara, agahora avuvuka. Niyo yafata ikiro cy'igikotoro agashyira ku ruhu, wata uruhu ruranga rukumagara, umva rukumagara kweri, rukumagara, hanyuma rukavuvuka. Hari abagira ise ikagenda ikagera no mu gahanga. Nyabene iyo se rero ntabwo ibisanzwe, iba ari umurengera. Mbese ise ufata nk'igitonyanga cy'amavuta ya buto, hanyuma ukirunde hasi. Ise nayo niko igenda mu ruhu. Urabona ukuntu amavuta agenda asatira ubutaka, ndetse bikaboneshwa n'amaso asanzwe uko bigenda bisatira ubutaka. N'ise rero mu ruhu niko bigenda, ariko ushobora kuyihagarika. Hari abo babwira ngo ni ukwisiga amavuta y'umutera imodoka, ngo ni ugende mushyiraho umutwe tw'imashini zidoda. Ise urayitondera kandi ukayitwereka kwanukaho burundu, ku buryo n'ureba uruhu rwawe ntamenye ko wigeze ugira ubusembwa nk'ubwo ngubwo. Mbaza uti bigenda gute? Kamusubize. Uragenda ugashaka igitoki cy'inkashi. Igitoki cy'inkashi ni bimwe bengamo urwagwa, ukagitonora. Wamara kugitonora ugafata bya bishishwa byacyo ukabyanika kugeza byumye. Byamara kuma ugafata nk'ibati cyangwa se umufuniko w'isafuriya, mbese ikintu cyangwa se ipanu, ugafata ibyo bishishwa byumye by'ibitoki by'inkashi ugashyira nko ku ipanu cyangwa se ku mufuniko w'isafuriya, ukabitwika bigashya neza, bikabyara ivu. Iryo vu urarifata ukarivanga n'igikotoro cy'inka n'amavuta y'inka. Amavuta y'inka rwose. Abatisiga amavuta y'inka bashobora kuyafata bakayavanga na vaseline, ariko vaseline itari inkingi ya sulfoya, vaseline original. Ushobora kuyibona muri Kifaruma cyangwa se ukayibona muri farumasi, ziriya vaseline ziba muri farumasi. Hanyuma ukisiga ahantu hose urwaye ise. Ubwije ukuri iyo se ntabwo ushobora kukumaraho ibyumweru 2 wubahiriza icyo kintu nkubwiye. Niba wararembejwe n'ise rero yaragutazuye ikagera no mu mugongo, kora ako kantu, ni akantu k'ubwenge. Uzanshimira ndabizi. Ngaho komera cyane, ntugende udakoze subscribe. Imana ikurinde.